The Elevation Program. Get ready to be inspired in today's message by Apostle James Karege. Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone igitondo cyiza kubafite igitondo, umugoroba mwiza, niba iwanyu ari umugoroba, aho herereye hose ndashaka kwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashaka kugira ngo dusangire ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Nahaye umutwe wita ngo kumenya umuco wawe nk'umukristo. Kumenya umuco wawe nk'umukristo. Burya abantu iyo turi mu isi cyangwa tuvutse, aho waba uvukiye mu gihugu icyo ari cyo cyose, mu bwoko ubwo ari bwo bwose, uba ufite umuco uvukiramo cyangwa se wavukiyemo. Uwo muco rero niwo muco akenshi ugena uburyo urebamo ibintu, wumvamo ibintu. Uwo muco akenshi ni umuco ugena uburyo ukoramo ibintu. Rero n'umuco wa Kristo cyangwa se umuco w'ubwami ni umuco utuma imyumvire yacu, imirebere yacu, uburyo tubonamo ibintu, uburyo dukoramo ibintu, uburyo twifata, ahanini bishingira ku muco umuntu aba afite. Rero ndashaka kuvuga ngo hari umuco w'ubwami. Ndashaka kugira ngo dusome mu gice cya 12 cy'Abaroma 12:2 ngo do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ngo ntimwishushanye nabo muri iyi si cyangwa n'ibyo muri iyi si, ahubwo mube muhindutse rwose. Oh, hallelujah. Muhindutse mufite imitima mishya. Bibiliya y'Ikinyarwanda ibyita imitima, mind, imyumvire, ibitekerezo ibyita imitima mishya. That you may prove, kugira ngo mushobore kumenya neza ibyiza bishimwa kandi by'ukuri. Now, iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubu Kristo cyangwa se mu gakiza, mu bwami bw'Imana, tugira umuco. Uwo muco ntabwo ari uwundi, ni umuco wa Kristo. Mu Kristo unyumva, niba ushaka kumenya ubushake bw'Imana bwiza, bushimwa kandi bw'ukuri, nuko uba ugize umutima uhindutse, ibitekerezo bihindutse mu bugingo bwawe. Ukwiriye kugira umutima uhindutse kugira ngo ushobore guhagarara neza mu muco wawe nk'umukristo. Imana mu itangiriro mu gice cya 12 tubona Imana ibwira Aburahamu, sogokuruza wacu wo kwizera, ngo va mu gihugu cyawe, va mu muryango w'iwanyu, va mu nzu y'iwanyu. Icyambere ni igihugu, ni umuryango, ni inzu. Imana yavugaga, yaravuga ngo tandukana n'imyumvire, n'imirebere, n'imikorere yo mu gihugu cy'iwanyu. Tandukana n'imyumvire n'imikorere nuko abantu babonamo ibintu, bafatamo ibintu. Tandukana, oh haleluya, niyo myumvire yo mu gihugu cy'iwanyu, yo mu nzu y'iwanyu, ndetse no mu muryango w'iwanyu. Now, ahangaha rero dusomye biravuga ngo tube tugize imyumvire ihindutse. Niba ushaka kugira ubuzima bw'ubutsinzi, ubuzima bwo kunesha, ubuzima bwo kugendera muri aka gakiza bunejeje, bushimisha, ndashaka kukubwira ngo ibanga nta rindi. Ibanga ni ryo kwemerera imyumvire yawe ikaba ihindutse rwose, ihinduwe n'ijambo ry'Imana. Iyo ni ingingo ikomeye cyane. Na iyo umaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana, ngiye kubaha example cyangwa se ingero eshatu ndangiza. Iyo umuntu yagize imyumvire ihindutse, hari ikintu kiba mu buzima bwe. Icyambere, iyo abakristo twemereye imyumvire yacu, tugahindurwa n'ijambo ry'Imana, tugahindurwa n'ibyanditswe byera, tugahindurwa mbese n'amagambo y'ubwami na constitution, itegeko nshinga ry'ubwami, niyo
Bibiliya magambo y'Imana tukayemerera agahindura imyumvire yacu, agahindura imitekerereze yacu, imyifatire yacu, bikaba ari byo bihinduka umuco wacu. Dore ibintu nka bitatu bihita bikorwa cyangwa biremwa mu buzima bw'umukristo. Icyambere, tuhita turemwamo umuco, reka mbivuge mu cyongereza mbisobanura, a culture of honor and respect. Duhita tugira umuco wo kubaha ndetse no gushyira abandi hejuru. Ibyo turabisoma nanone muri iki gice cya 12 cy'Abaroma, igitabo cy'Abaroma umurongo waho wa 10. Bibiliya dore ukuntu ivuga, iravuga ngo, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Ngo mukundane urukundo rwa kivandimwe kandi mwubahana, buri muntu ashyira mugenzi we imbere. Iyo utangiye kwemerera ijambo ry'Imana guhindura imyumvire yawe, icyambere kiremwa gihita kirema mu buzima bwawe, cyangwa mu bugingo bwawe, cyangwa mu myumvire yawe, mu miterere yawe, mu mikorere yawe, ni ikintu cyitwa umuco wo kubaha no gushyira abandi imbere. Nta muntu wabona ko akwiriye gusuzugurwa, ahubwo abantu bose urabubaha kandi ukabashyira imbere. Umuco wa kabiri uremwa, haleluya, umuco wa kabiri uremwa ni umuco, a culture of love and forgiveness. Igihe cyose wemereye imyumvire yawe guhindurwa n'ijambo ry'Imana, ntugendere ku mahame n'amabwiriza y'imiryango akenshi y'isi n'abantu n'ibyo bagaciro, ahubwo ubuzima bwacu tukabwubakira ku ijambo ry'Imana, tukemera ko ijambo ry'Imana ari ryo riba fondasiyo. Ibyo biramutse bikunze mu isi yose yagira amahoro, mu bihugu byose, ahantu ariho hose abantu bakundana. Icyambere navuze ni umuco kubaha no gushyirana imbere. Icya kabiri ni umuco wa love and forgiveness, umuco wo gukunda, w'urukundo no kubabarira. Abantu benshi bakomeretswa n'abavandimwe, bakomeretswa, hari ubwo abantu bakomeretswa n'ibihugu babamo, n'imiryango babamo, abantu bagakomeretswa n'inzu bavukiyemo, abantu bagakomeretsanya, abantu bakazura ibikomere, ugakomeretswa n'umugabo wawe, ugakomeretswa n'umwana wawe, umugore wawe, ugakomeretswa n'abavandimwe bawe, ugakomeretswa n'abantu wakoranye nabo, bakakugambana cyangwa bagakora iki. Ariko iyo wemereye ijambo ry'Imana guhindura imyumvire yawe, dore muri wowe hari umuco uhita wiremamo muri sisiteme y'ubuzima bwawe. Ni ikintu cyitwa umuco w'urukundo n'imbabazi. Kubabarira nta muntu ubivukana, nta muntu ubigira ngo wenda abandi babyine, ahubwo kubabarira n'urukundo ni ishusho y'Imana. Iyo rero wemeye ijambo ry'Imana, riza gutyaza, riza guhembura, riza guhindura ya myumvire yawe, ugatangira kubona abaguhemukiye, abakwanze, abaguheje, abagusuzuguye, abagufashe nabi, ukumva urabakunze, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Iyo kamere y'Imana nawe ihita ikuremwamo, ugatangira gukunda, ukanababarira, ukababarira abakugiriye nabi. Ndangiza, hari umuco wa gatatu, ni urugero rwa gatatu uruhita rukuremwamo, ni umuco witwa umuco wo kugira ubuntu, a culture of generosity, a culture of giving. Bibiliya iravuze ngo, Matayo igice cya 5 umurongo waho 44, dore ukuntu Bibiliya ivuga, but I said to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Ibi nibyo navugaga. Iyo umaze kwemera ukagira guhindurwa n'ibyanditswe byera mu mutima wawe, ni wa muco wo kubabarira, ni wa muco wo kugira ubuntu, wo kubabarira, mbese kubabarira abanzi bawe. Hano biravuze ngo mukunde, ndababwira ngo mukunde abanzi banyu, muheshe umugisha ababavuma, mugirire neza ababanga, musengere abo bose babarwanya, babagirira nabi. Urugero rwa nyuma navuze ni umuco wo kugira ubuntu. Nanone ni muri Matayo 5:42, aravuga ngo, give to him who asks, and from him who wants to borrow from you do not turn away. Ngo ugusabye wese muhe,
ndetse n'ufite icyo agutira cyangwa se icyo agutiye ntukimwime, ntumutere umugongo. Bene data, bavandimwe, inshuti z'umusaraba, bakunzi, ntabwo twagira ibibazo byinshi, ntabwo twagira ingorane nyinshi mu gihe twemeye kubaka ibyiringiro byacu ku mahame y'ibyanditswe byera. Bihindura imyumvire y'umuntu, imiterere y'umuntu, imikorere y'umuntu, bikakuremamo umuco wa mbere ni umuco wa honor and respect, umuco wo kubaha ndetse no gushyira abandi hejuru. Umuco wa kabiri bikubakamo iyo wemeye kugendera ku byanditswe ni umuco, a culture of love and forgiveness, umuco w'urukundo no kubabarira abakugiriye nabi. Umuco wa gatatu ni umuco wo kugira umuntu. Bene data, wari uzi yuko ibibazo byinshi dufite muri iyi si nuko tutajya twemera ko imyumvire yacu, ubuzima bwacu buhindurwa n'ibyanditswe byera? Sogokuruza wacu Aburahamu, icyatumye aba umugabo ukomeye wo kwizerwa nuko yemeye kuva mu gihugu cy'iwabo, akava mu muryango w'iwabo, akava mu nzu iwabo, none akaza Imana ikamwubakamo amahame yayo n'umutima wayo n'imyumvire yayo n'imikorere yayo, akaba yitwa sogokuruza wo kwizera. Urashaka kumenya ubushake bw'Imana nyakuri? Urashaka kumenya ubushake bw'Imana bwiza bukwiriye? Urashaka kumenya ubushake bw'Imana bwuzuye kandi bw'ukuri? Emera uhindurwe n'ibyanditswe byera, bityo uremwemo umuco w'ubumana, umuco wa Kristo, umuco w'ubwami. Bityo uzahabwa ubutsinzi hejuru y'ibyaha, hejuru y'indwara, hejuru y'ubukene, hejuru y'imivumo iyo ari yo yose. Gusenga no gusengerwa bigira umumaro, ariko iyo utemeye imyumvire yawe, iyo utemeye ubuzima bwawe kugira ngo buhindurwe muvandimwe inshuti y'umusaraba n'ibyanditswe byera, uzahora mbese muri icyo gice cyangwa muri urwo rwego udahinduka. Ariko iyo wemeye ijambo ry'Imana rigahindura imyumvire yawe, aya mahame, iyi constitution igahindura imitekerereze yawe, muvandimwe, ubuzima bwawe burahinduka, ugatangira kuba hejuru y'abatware y'imyuka mibi, y'abazimu, y'amarozi, y'imyuka mibi yose. Kubera iki? Wemeye yuko ugenwa, uhindurwa n'ibyanditswe byera, ukagira umuco w'ubwami. Mbifurije guhindurwa n'Imana mu izina rya Yesu. Reka mbasengere. Data mwiza, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yanjye, Imana y'abizera, Imana y'abanteze amatwi, ndasenga ngo mu izina rya Yesu ijambo ryawe rihindura imyumvire yawe, rihindura ibitekerezo byawe, uko tureba, uko twumva, uko tuvuga, uko dukora, uko tugenda. Reka amahame y'ibyanditswe byera ahindura imyumvire yacu mu izina rya Yesu. Ibyo twatinyaga turatangira kubigendera hejuru nitwemera guhindurwa n'ijambo ryawe. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu. Shalom shalom, ndabakunda mwiza.